wahaje ryari wahaje byagenze gute hano nahaje narabyaye maze kubyara ngira ubuzima bubi mbona nyine nta kunandi mahitamo nabona njya gusura umuntu w'inshuti w'umukobwa anzana mu muhanda nyine nuko uko nageze hano umaze imyaka ingahe maze mu mwaka umwe yari umuntu usobanutse pe mwiza pe none hakaza we yakoraga kuri telefone nkabona azanye abantu barinjiye ariko njye simenye ibyo bakora ubundi akambwa ati genda nzanire inzoga nkagenda nkazizana ubwo rero sinzi ukuntu umuntu yamuzanye aramubwira ati se ko mfite ibihumbi 10 nawe mfite imyaka 15 arambwira ati se tikura mukozi wawe mbona ari umwana mwiza ati wamumaye afatisha ati sinzi ko yabyemera arambwira ati ngo yinusohoza umuntu ndagenda ndamusohoza aravanga umwiki ndamwanga unywa fanta mabaje aravanga usoma kuri byeri somaho nyine uba ni wasuzuguranye kubuje somyeho numva nta kibazo ndakomeza ndasomaho umugabo wa 15,000 arambwira ati se wamaye ndavatoya ibintu ntabwo mbizi aranyinginga mabaje avuga ngo nta kibazo ngazaguha nandi menshi ubwo ngubwo ndaryama ariko ntabwo we yabikoze cyane. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Muraho neza mwiriwe ndabasuhuje aho muri hose mudukurikiye muri mu Rwanda muri hanze y'u Rwanda muhawe ikaze ku biganiro by'Impanuro TV mwumve ko muhawe ikaze kandi byose ni byanyu murahanga mudukurikirane kandi mukomeze kugira mudutera inkunga yo kutureba mudutera inkunga yo gusangiza ibitekerezo by'umwihariko niba udukurikiranye ko turakora subscribe kandi aho ngaho ukore subscribe noneho kugira ngo tugende tujyana umunsi ku munsi ndi Ale Pacifique kwizera niwe muri kumwe muzakomeza kubana hanga turi mu ntara y'Amajyepfo turi mu karere ka Huye turi mu murenge wa Tumba turi nyirizina ahantu hazwi nk'itumba cyane cyane hamenyerewe izina ko ku mafarumasi n'ahantu abantu barimo baragenda gahoro gahoro urujya n'uruza rwaragabanutse mu murenge wa Tumba by'umuriko muri kano gace ka Tumba cyane cyane hano hakunze kubarizwa abantu benshi cyane b'ingeri zose abacuruzi abanyeshuri bo muri kaminuza by'umwihariko y'u Rwanda ndetse n'ikigo cy'ubukorikori n'ubumenyingiro cya EPRC y'Amajyepfo n'abanyeshuri benshi cyane baba bakunze kugaragara cyane n'abantu bakora ubucuruzi bugiye butandukanye cyane bwazemo ubuciriritse uyu munsi rero turahangaha kubw'igikorwa cy'urukundo ntago turahangaha ku mpamvu zindi zacu bwite twihariye ni kuri mwebwe muba mudukurikirana mugenda mudutera inkunga yo kutureba by'umwihariko ariko mukagira nicyo mugenda mukora ku bikorwa runaka biba byagiye binyura ku rubuga rwacu mu minsi yashize ngire ngo ubwo hatangiraga gahunda ya guma mu rugo haciyemo icyumweru kimwe gusa nibwo twatembereye mu murenge wa Tumba aho twakoze ikiganiro cyagarutse ku mibereho y'abaturage ariko by'umwihariko ikiganiro kibanze cyane ku bantu bakoraga akazi ka buri munsi kabahembaga uko bakoze. Cyo kiganiro cyaje kugaragaramo na bamwe mu bantu bicuruza abo twakwita aba maraya icyo gihe bavuze byinshi bigiye bitandukanye kubijyanyeho n'imibereho yabo mu minsi yashize twasuye igice kimwe cyabo aho bamwe bagendaga bavuga bisobanura kubijyanye n'ubuzima n'imibereho yabo n'uburyo kirunaka babayeho ariko cyane hari umuntu warabageneye ifunguro buda cye kabiri aravuga ati hari abandi bantu runaka basigaye kandi bagaragaye muri cya kiganiro nifuje kuba nabari ikintu nabagenera n'uyu munsi twafashe urugendo rutari rugufi yamaze tuganaho aba bantu batuye ari naho twabasanze icyo gihe by'umwihariko byafashe ku bantu batatu n'abadamu babiri ndetse n'umusore umwe ariho twageze mu rugo ahantu batuye ni mu murenge wa Tumba n'ubundi ni muri centre ya Tumba gire ngo na ahantu hafi cyane ntabwo ari kure y'umuhanda wa kaburimbo twahageze by'umwihariko turishimira ko twabashe kuhagera tubifashwe mu nzego z'ubuyobozi z'umurenge wa Tumba tubashimire by'umwihariko bakomeje kuduha hafi muri bino bihe haba mu kutworohereza ingendo mu bikorwa byacu bya buri munsi bakagenda badufasha n'ikintu cyiza cyane n'abaturage nabo bakaba ari kugenda bagaragara kandi bakagenda bagerageza gufasha abagenzi babo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mbashimire by'umwihariko tugeze hano mu rugo rero ngo twababwiraga kare tumaze kuhagera mu rugendo rworoshye ngire ngo byinshi cyane twabisobanuye nakanya keza aho kugira ngo iyi nkunga ishyikirizwe abo yagenewe n'abantu batatu nko nebabwiye umwe araza kwakira ibiro 10 by'akawunga ibiro 10 by'umuceri litiro 2 z'amavuta aza no gufata
imiti ine y'isabune. Ni akanya keza kugira ngo tugeze hano mu rugo tubanze twakire umwe muri bo tugiye guheraho tubanze tuganire nawe tumubaze uko yabyakiriye kugira ngo turushe kugenda dusobanukirwa. Uraho neza? Uraho neza. Amakuru ni meza. ntabwo utangiye tubwira amazina yawe n'ubwo wenda wayavuze cyane ariko n'ubu nta kibazo n'ibivuga. Nitwa Moro Valentine. Amakuru y'iminsi? Amakuru y'iminsi ni meza, turashima Imana. Wenda ubona korona nta cyagutwaye? Oya. Korona yatugizeho ingaruka ariko ntabwo ari ndende, ntabwo ari birebire cyane, ariko turashima Imana. Ibintu bimeze neza gake gake, nawe urabibona. Yenda haciyemo igihe kinini tuganira mu kwezi kugiye gushira, kuno kwezi yenda imibereho yawe yari ihagaze gute kuva twabanga? Imibereho yanjye nyine ni ukugenda dufashanya n'abavandimwe n'abaturanyi, muri rusange nyine ntago byari bikaze cyane. Hari inkunga mushyikirijwe ahangaha ku ruhande rwawe, wabyakiriye gute? Nabyakiriye neza, nishimye, namwe twabashimiye muje kubitugezaho n'uwabitugeneye. Imana imuhe umugisha kandi namwe mwitanze ku ruhare rwanyu, namwe Imana ibahe umugisha. Ufite imyaka ingahe? 23. 23. None tutugire ngo tugana bwa mbere tuwe ko mukora umwuga w'uburaya. Uyu mwuga kuki wahisemo kuyoboka ino nzira yo kuwukora? Nyine nanjye niko nabonye bije ni ibintu nyine ukora utateganyije, ukabona nyine ubiguyemo, ntabwo umuntu aba abishaka. Nk'umuntu agize abonye nk'icyo akora, umuntu yabivamo nta kibazo. Uyu munsi ufite imyaka 23, hano uhaba uracumbitse cyangwa niho uvuka? Hano mba ndakodesha. Urakodesha? Aho uvuka ni hehe? Mvuka ku Gisagara. Uvuka ku Gisagara. Ufite se umuryango? Yenda tubwire neza kugira ngo ubashe kumvikana neza, twumve inzira y'ibi ngibi byose. Mfite mama wenyine, papa yitabye Imana. Hano wahaje ryari? Wahaje byagenze gute? Hano nahaje narabyaye, maze kubyara ngira ubuzima bubi, mbona nyine nandi mahitamo nabona, njya gusura umuntu w'inshuti yanjye w'umukobwa anzana mu muhanda. Nyine nuko uko nageze hano. Umaze imyaka ingahe? Maze mu mwaka umwe. Nose ntabwo utekereza ko ushobora kubivamo bino bintu? Nshobora nko kubona umugabo nkabivamo, cyangwa nkabona icyo nakora nkabivamo. Umugabo se uteganya ko yashobora tenda bitewe na bino bintu nakoze, mu gihe utekereza ko ushobora kwagira urwego ukarwubaka rugakomera? Narwubaka, mbonye umugabo turwubakana, narwubaka nkabivamo. Ufite umwana umwe cyangwa? Mfite umwana umwe. Yego. Rero ni duhera ahangaha kugira ngo ubanze ushyikire. Hano hari ibiro cy'umuceri bafata n'akawunga. Hano amavuta muraza gufata ukuntu muza kuyagabana. Hari isabune, isuku ubu ngubu ugiye kongera uyinoze nubwo isuku ngiye kongera nyinoze neza. Murakoze kandi turishimye cyane. Imana ibahe umugisha, dushimiye babigizemo uruhare, namwe mwagizemo uruhare mukitanga mukaza kubiduha. Imana ibahe umugisha. Ese ingorane muhura nazo muri kano kazi ka buri munsi ni izihe? Ingorane duhura nazo, ingorane duhura nazo ni izo kuba nk'ubu nta mugabo waza kutureba kubera kino kibazo nyine cya korona. Ari mwizigamye se ubu ntayihari? Nayo twizigamye, nayo twizigamye. Dore ngo yenda turafata kandi tuganire, reka dukurikizeho n'undi mugenzi wawe kugira ngo nawe ibintu bigende neza. Esa bikureho kugira ngo nawe mufashe. Ubwo se yonze yawe yishyura ngahe? Inzu imeze gutyo se, ubwo se nizakugwaho ukabyara? Niko ubwo inzu yawe nizakugwa ngo ufata niyo sabune? Uraho neza? Kugira ngo nawe utangiye utubwira amazina yawe. Amazina? Banyita Mukamazima Kamari Louise. Amakuru y'iminsi? Amakuru y'iminsi meza. Louise, nawe iyi nkunga ku ruhande rwawe bakiriye gute? Aha, byanshimishije cyane. Ndabona umeze neza, ndatekereza nta kibazo runaka kidasanzwe wari ufite. Tubyihebye ndi ushonje ari ikibazo? Ikibazo kirahari. Ikibazo wabonye umwana,
ikibazo hari n'abandi nuko bagiye kwa muzehe ikibazo cyo kirahari kirekire. Hano se uracumbitse ni mu rugo iwanyu? Hano ndakodesha. Wowe cyane gutareze? Hano tuvuge ndatubwiye afite 23 ufite imyaka ingahe? 26. Kuki wahisemo gukora umwuga w'uburaya kenshi cyane utagaragara neza nk'iyo umuntu abivuze cyangwa se niyo yumvishe umuntu abivuga? No mwuga rero twawutangira akazi k'ububoyi bagatangira yenda bakwirukana ukagera ahantu yenda ukareba ukuntu ugenda uraraguza ukagenda ugahura n'umuntu akakubwira ati ngo ncumbikire ukagenda uzi ko agiye kugucumbikira akakubwira ati se waguha 3,000 ukazaza unkorera ati wabyemera ukagakora ugasanga nyine akazaza acyura abagabo gashuduka nawe abikwigishije. Urumva uvuze yenda n'ingero warasaga nkaho uri gutanga ariko nagira ngo dusobanure ku ruhande rwawe kugira ngo uhitemo kuza gukora bino bintu byagenze gute kugira ngo dusobanure twumve yenda no kugira ngo ube wayivamo birangire nawe yenda ube wagira urugo wagira umuryango bimere neza kugira ngo dusobanukirwe neza. Ngiye byatewe n'ababyeyi. Ababyeyi wavukiye hano Tumba? Oya ni mu karere ka Huye ariko si Tumba. Byatewe n'ababyeyi gute ryari? Ngiye byatewe n'ababyeyi nyine mama maze gupfa haza muka data nyine tukaduhora dushwana ngiye nyine mbona ko ibyo ngibyo bitanshimishije njya kwikora akazi ko mu rugo rero bagenzi banjye nanjye mbona baranshutse ngendera muko. Bagushutse gute kugira ngo atazajya mu dukurikiranye rwa muri icyo gishuko cyangwa nanacyumva azamenye ko akikuramo? Aragushuka nyine kurana kubwiye ashaka kuguha akazi ati ndaguha 3 ujye unkorera nderera abana ubundi ugasanga ni wa wundi ukora umwuga w'uburaya kazaza ubona ukuntu acyura abagabo yamara gucyura abagabo ejo ugasanga akabona nyine utangiye gukora nk'umugabo yaza akamubwira ati sore ya mukozi wawe kumbona ari mwiza ameze neza wamuha amafaranga agagushikisha amafaranga menshi ugashiduka nyine akumenyereje ubwo buzima. Nuko nguko waje kwisanga amahanga ingaruka imaze kugiraho nizihe? Ingaruka no kugenda ubyarana n'umuntu mutazi wabo utazi hehe gashiduka nk'ubu ngubu ni 3 bapfa barabanererana bakigendera ngiye nkimenya urwaye ninjye umeze nabi nkimenya nyine inza amavuta ibintu byose nyine nkabari ngiye bishugurikamo. Uyu munsi yenda ukeneye iki kugira ngo wabivamo wabihagarika uvuga ati bino bintu sinzongera kubisubiramo nanjye ngiye kuba umuturage wizihiye u Rwanda? Ngewe ikintu nshimira Imana ngiye cya mu mugabo nkabireka kuko ndumva ingorane zambaye hari ukubyara abo bana niteguye no mu myaka mike nari mfite ubundi nibonera umugabo tugashyira hamwe rwose ubundi nicyo nasaba Imana cyane. Wese urumva ubikora ntabwo ubikora ubikunze nawe ubikora byishimo? Oya mba njyanga abana baramuke batandagara cyangwa ngo bicwe n'inzara ntabwo mba mbyishimiye. Ntabwo byishimiye kare kose umugabo akwishimira. Nuko rero reka tugire gutya tuvugenda ku ruhande rwawe uyu munsi umugabo yenda uramubonye cyangwa se yenda ubonye n'undi muntu cyangwa se n'umugabo ntanabonetse umugabo nataboneka cyangwa se ubundi buryo uzakomeza ube ubona ubuzima? Hoya ubu ngubu twari twarishyize hamwe dushinga akantu k'agakoperative k'ibimina ka buri munsi iyo washyagamo nk'icyo gihumbi waguzaga bakaguha nk'ibyo 3 abana ukabagura nyine ibintu bakarya. Yenda mbere yuko tugenda abona n'imvura irimo iragwa reka tubanze tugushyikirize umusanzu wawe niba ari umusanzu niba ari urakoze cyane. Namwe murakoze. Hano hari Mama. Karama. Murakoze unsubirize no muntu. Ubanza ukure hiryo haho. Mama. Harya tumwe wavukiye? Navukiye mu karere ka Huye. Mu murenge wa Gishamvu. Yesu kuvuka wavutse wasanze bimeze gute nyamara kumenya ubwenge nasanze nta kibazo mu rugo hari inka nta kibazo dufite ariko papa nyine yari afite abagore 3. Ubwo mama we yari umugore mukuru cyangwa umugore muto?
yari umugore mukuru afite n'igikoma. byaje kugenda gute rero kugira ngo ukomeze ubuzima bwose tubashe kwita Imana nyuma najya mu sobanuro byose ko byagenze n'imyaka ufite ibyo ukuntu byagenze. Mama yari afite inzu ye na mukadata afite indi n'undi mugore afite indi, noneho twewe mama akazaza tumenya nyine papa tukamubona icyumweru kimwe mu rugo ikindi muri uwo mugore gutyo gutyo. Ubwo birangiye mama baza kumuroga ikintu bita ihembe arapfa. Apfa yadusiga turi abana bato, nyine mukuru wacu arakomeza araturera, abona hasigaraga kuri agasaza kanjye gatoya kazaza bose ari babiri, akabona ni ibintu bivunanye cyane, katwigisha guhinga, katwigisha buri kimwe cyose. Noneho biza kwanga papa aravati mwebwe rero hatazajya umuzo akabica muri ino nzu muzamuke mwegera abandi aribo ba mukadata. Turagenda twegera kuri iyo nzu ya mukadata twariyo tubamo, baza kuturusha ubwenge kubera twari turi batoya. Papa aza gufatanya na mukadata nyine bagurisha inzu ya mama, arabihagurisha. Maze kuhagurisha tubana na mukadata nyine twaza tubyigana mu nzu, bikaba ibintu by'isereri cyane nyine ugasanga twatonganye. Noneho nkazaza njya ahantu bita ingoma, bafata gutwana tw'ipfubyi dutoya bakaduha nido iriya ya mbere ikiriho, bakaza bamuha nido n'ifu y'igikoma nyine. Ako gasaza kanjye mama yasize. Noneho nkazaza nkafata nkakajyana ingoma, nayo mfite imyaka nka 13. Nkakajyana ingoma ngo njya nkagaruka, naba natinze muri bya bindi byo kurangara, nagenda nka mu gitondo nkagaruka nka nimugoroba bwije cyane. Papa kankubita nyine akambwira ati se watindejwe n'iki? Nkaba ati ibintu naje nikoreye n'abana urana ko ari ibintu byangoye. Yankubita njye na kuva na kera natinyaga inkoni, nkahita ngenda nkarara nko kwa data wacu, twajyaga kubifata buri wa kabiri gusa. Yakongera akanuma nkatinda mwagira nkara mwiranga umanuka muri mukuru, nkagenda nkarangara nyine indirimbo zo ahantu kutubari. Namara narangara ngatura kagafuka nkicara nkareba, nkashiduka nka saa moya zingereyeho. Namanuka ngatinda kubijyana mu rugo nkabishyira nko kwirembo. Umwana yambona agahita avati dore Ruiza yazanye bya bintu ariko niyabigejeje mu rugo. Nkabati nimugera imbere arongera nkubite nkazangoni yankubise ubutaha. Yankubitaga cyane akanshyira musi ya tablette cyangwa akashyira musi y'igitanda. Akakubita bitabona uko nyagamba. None yamara kunkubita nkahunga nkabura ukuntu mbigenza. Ngiye ibintu by'inkoni numva birandambiye. Tanangira kuraraguzwa nyine nazambona papa nkiruka najya no gutora inkwi kumwe abana bajya koga mu tubandi. Nakoga twatinda nkazamukana udukwi dukeya kankubita ati ku cyabandi bakoroshije. Tamva ati ngiye gushaka akazi. Njya ahantu bita Mwirango, umumama acuruzaga ibigori, ama ibihumbi 2 ngo njye mukorera ndera umwana gusa. Azamurera nkamujyana Mwirango kumwosa ngo njya nkamumanura. Mama tubana neza nza kuhava, mbona undi mugore wahitumba amakazi ako singamenye nyine ikintu akora. Yari umuntu usobanutse ugaragara neza, yari umuntu usobanutse pe, mwiza pe. None akaza we yakoraga kuri telefone, nkabonazanya abantu barinjiye ariko njye simenye ibyo bakora. Ubundi akambwa ati genda nzanira inzoga nkagenda nkazizana. Ubwo rero sinzi ukuntu umuntu yamuzanye aramubwira ati se ko mfite ibihumbi 10 nayo mfite imyaka 15. Arambwira ati se tikura mukozi wawe mbona ari umwana mwiza, ati wamumaye. Afatisha ati sinzi ko yabyemera. Arambwira ati ngo yinusohoza umuntu ndagenda ndamusohoza. Aravanga unyiki ndamwanga unywa fanta. Mabaje aravanga usoma kuri byeri. Somaho nyine uba ni wasuzuguranya kubuje. Somyeho numva nta kibazo ndakomeza ndasomaho. Umugabo mu 15,000. Arambwira ati se wamaye ndavatoya ati ibintu ntabwo mbizi. Aranyinginga amabaje avuga ngo nta kibazo ngazaguha nandi menshi. Ubwo ngubwo ndaryama ariko ntabwo we yabikoze cyane. Nese numva mbabaye ndamwate ntabwo byakunda. Agenda amenyeza gutyo shido uwo mugore nyine. Shidoka byakabaye. We ni yazanaga abagabo bagusanga. Noneho ubwo bimaze kurangira ndabati ndabona ibi nabishobora tega amavi. Njya hano Mwirango
nijoro haza umukobwa bita nyiramwiza ku mudugudu arambwira ati se tiwaretse tukaza ugacumbika mu rugo kugira ngo urare ugenda tabatete tugende ndagenda amasanga habo udukobwa twishi basasa nyine utuntu tw'utumatera twishi cyane ndaryama bangaburira ibintu by'ibigori biba byaciye mu mashini ngo turaryama baravanga se ngo ubundi ngo ibyo dukora bizi ndabatoya nabyo nzi ngo tatwibereye hariya ku muhanda ariko tukabona amafaranga ndabatete nanjye muzanjyane twaza tugenda ahantu hari utubari mu irango akambwira ngo se ngo ngwino nkubwira aticara kama nk'ikidiya akangurira nka biswi nyine ngendera muri utwo tuntu tw'uturara muri utwo tuntu tw'uturara ndakomeza iwacu bagera bakaza baza kunyura bakanankubita bakajyana no kumfungisha biranga nyine urumva ko uburara bwari bwangezemo biranga barandeka nkomeza uko twava muri utwo tubari ariko sinakundaga inzoga natangiye kuryamana nabo gutyo nshiduka mbona batana abagabo nanjye nshiduka narigendeyemo uyu munsi urumva bigiye kuba igihe kirekire cyane ngira ngo nkurikije iyo myaka ishize ni imyaka myinshi cyane ku giti gitekereza yenda kuba wajya kurega uwo mudamu wagukoreshaga atangiye gushora mu gisozi z'ubusambanyi ibyo bintu ntabwo ngiye ibyo bintu nari mbizi nari ndi umwana pe ntabwo nari kuvuga ngo njye kumurega byari ibintu tumba ubu harahindutseho niyo udashyize umwana mu ishuri ushiduka bagufunze ntabwo icyo gihe byari biriho sinakubeshya kuko yari kumva wanavuganye n'undi muntu uri nk'umukozi mwarabishwaniraga uwo musore cyangwa ubu bagiye sinzi ahantu yagiye ntabwo akibina ese bitewe yenda n'ubwo buryo runaka wagiye ubamo uyu munsi yenda bitewe na bino bintu wenda umaze kwakira muri buno buryo hari igitekerezo ufite ku mutima ijambo riri ku mutima wawe mba mutima zawe ukandukanye n'izindi ikintu kiri ku mutima pe ikintu Imana yandinze na sida narwaye gusa nagiye muri n'ibibazo nkarwara umutezi mwivuza noneho ikibazo nagize gusa ni uko nabyaye abana bagiye batandukanye na ba papa wabo ntihagire n'umwe utekereza ati se ubu nasura inyuma nkamufasha ninjye nyine wimenya buri kimwe cyose ariko ikintu rwose nsaba Imana rwose mfite umusheri ariko si umusheri wanjye cyane ubu ngubu agivuze ati Ruiza twashyize hamwe tukibanira ukava muri ibi penge nabikora kuko ubuzima si bwiza wigize ugira mu ishuri senda tuvuge wigize wiga narize ubu aramutse ndari umuntu ufite gahunda akavuga ati njyewe ndashaka ko twuzuzanya tugakora ibi ngibi n'ibi urumva uri tayari ndi tayari ariko mukunda atari undi muntu duhuye gutya nkambwira ati tubireka twibanire wapi ntabwo nabikora abana bawe nk'iyo babikubajije cyangwa se n'iki yenda ari nk'ikintu wenda runaka cyabaye ntabwo bikubangamira cyangwa se abana bawe batwara gute yenda kano kazi muri ubuzima bwawe mwenda butari bwiza ubu ngubu nk'uko nyine urabona ko nemera ngashaka inzu y'ibyumba 2 bamvuga ati nshobora kunyuza no muri salo nkajya muri iki cyumba cyo hepfo nkabarinda kuba baza mu cyumba nabo bakaguma mu cyumba cyabo ni ibintu nyine ngenda mbahishahisha ariko wabonye umukobwa wanjye we kari na mukuru we buriya aratekereza ati se ko mbona ararana n'umuntu cyangwa babyukanye n'umuntu biti buriya nawe arabitekereza ariko ntabwo ashobora kuba yabibona uyu munsi tuvuge yenda ku bijyanye ingorane yenda zitandukanye kugenda wazitubwiye ariko ni ubuhe butumwa watanga ku bana b'abakobwa cyangwa se no ku babyeyi muri rusange kugira ngo dukumire yenda kuba abana bakomeza guhohoterwa muri buno buryo kugera naho wenda bisanga mu mwuga ubabaje nk'uyu nguyu kuko n'ababyisanze ariko atari yo mahitamo wahisemo ubu ikintu nabwira abana b'abakobwa rwose nibirinda abahungu noneho ubu hariho ibintu by'ibishuko byinshi agasanga agatera nk'ipataro wamara gutera nk'ipataro agatera n'inkweto agafata akakubwira ati nyetereza na ka kagare kawe gasanga nk'umukobwa araje aramushutse aramuteresa amugurira agatelefone akazamwohereza ama SMS n'iki agashiduka nawe nyine umuhungu yamwangirije ejo nawe akigendera kandi ku bintu by'ubushuko butoya cyane narindire yigatsinde abona akazi abyigurira areke kugira amarangamutima y'ibintu bitari ibye
bitewe n'inzira wagiye unyuramo zigoranye ni icyo kintu wasaba abayobozi bakuru b'igihugu yenda badukurikirana cyangwa se n'abandi bayobozi bakuru barebwa na kino kibazo kugira ngo wenda babagira ikintu bagikoraho cyangwa se n'igitekerezo cyawe kintu wabasaba ni iki aba bayobozi bakuru b'igihugu? Abayobozi bakuru ikintu nabasaba kereka nk'ubu rwose badushyize hamwe bakadukoresha nk'inama bakatubwira ati tega turebe ikintu twabakorera bakaduha nk'izo mashini tukareba ikintu dukora ubundi tukareba ibindi myuga twiga uyu si umwuga ni ukuri. Ariko byanabayeho kandi abagiye babahuza ariko rimwe na rimwe bikarangira yenda binigiye bifa cyangwa se namwe ubwanyu ku ruhande rwanyu nashaka kuba atari ariko na bagenzi bawe bakagenda babyanga cyangwa se bakitwara nabi bikagenda bipfapfana. Ube kano kanya ku ruhande rwawe ni iki kintu wavuga kuri cyo byagiye biba kuko ndabizi byabaye bagiye bakorera amahuriro n'iki ngenda muhuramo ariko bigenda bipfapfana byagenda bipfapfana gute nyine bikagenda no kuvuga ngo hajya haza amahuriro cyangwa se nk'amasosiyasiyo yafataga bamwe muri mwebwe ariko bikarangira yenda imyitwarire itagenze neza cyangwa se n'abo bantu baje kubafasha bikarangira yenda ntacyo babamariye kuri urwo ruhande. Icyo cyo wowe urakivuga iki? Gihe kintu nabivugaho umuntu ashaka kuguha mashini ati ega kagwaho imashini. Hari abantu baba bazi imashini nyakuri bagomba kuvuga ati ndaguha imyenda ubudode ubona amafaranga menshi nako umuntu yaguha imashini utari butahe ngo ubone ibyo urya ubone ni ushaka kurirwa kuri mashini nubone n'icyo gihumbi cyangwa nayo 500. Rero agacika intege ugasanga babishyize harana bati ibingibi hari na benshi imashini rwose bazi babirunze mu nzu babiretse nta kintu kikiriho rwose akavuga ati imashini nicaho se simbone 500 najya mu muhanda nkabona ibyo 2 cyangwa 3 akayishyira hariya. No kuvuga ngo no kutanyurwa nacyo ni ikindi kintu ibyo ubona yenda ngo bakira kizazo kurumva niba atenda nabona bitatu ku muhanda ariko yenda hano ku mashini mbonye 500 cyangwa 1000 akavuga ati reka mashini nyijugunye ni kusubire mu yarindi ibyo yenda no kutanyurwa kubera iki imitima itanyurwa yoroyibwirije. Oya bajye banyurwa agomba gufata ukadoda n'utu dukabutura tw'abana ukemera ugashakisha n'ibitambaro ukagenda kuri bari abantu bakata imyenda ukavuga ati ibintu by'ibitambaro mujye mubima ukidodera udukabutura hari mu Rwanda njya mbibona utuntu tugiye tudasa ariko kandi bakaducuruza 500 300. Ufite imashini yawe nawe uverisa ntabwo wabura ukuntu rwose ushaka ahantu ari itseta nzima ukawugakora. Ibyo ngibyo ni ukutanyurwa no kuba nyine urambyemo igihe kinini ukaba hari ibintu byinshi byagiye bigushuka. Uyu munsi uravuga ati nanjye mbonye uburyo ukabasha kuba nakwakira iyo mashini nawe uravuga ati yenda wabasha kureba n'abana bawe nta kibazo umva nabarera yenda nubwo waza ukamikira katisuzi kudoda igitenge ati nakubanza nkiga ibipimo nabona ibipimo mbifashe mu mutwe nkazaza ncunga undi ku ruhande nkamuga ati we wabinkoreye basi ho nkaguha make nkiga no gukata. Namwe kandi murakoze. Ese ku rundi ruhande rero ngire ngo bakurikiye kino kiganiro twagize mbere uyu musore nawe ari mu bantu twaganiriye ni muri urwo rwego rero ntabwo twafashe kuri bari abadamu baba muri zira gahunda none umusore nawe yatekerejweho cyane none umuterankunga mutekerejeho cyane reka tubanze tumwakira amazina ye nayo banyitani yo nzima Shabani kubura nta gatege nta mbaraga n'inzara gusa nyine wese no bibona gihore umusore nkayicwa n'inzara gutafite amaboko afite uburyo bwo gukora nese umuntu yajyaga mu mujyi akajya guhiga ariko ubu nta muntu ugikata ko yibonera ikintu byarahindutse. Wari utunzwe n'ikiwo busanzwe? Ngiye mu nta kazi ntakora akazi kose umuntu akoresha amaboko. Uriba uragira gute byose? Oya kibi no kwiba ariko akazi umuntu yakoresha amaboko akabona amafaranga aragakora. Uyu munsi Shabani utuye he utuye handi tumba niho uvuka cyangwa nawe uracumbitse? Ngiye ndacumbitse. Uribana se? Ngiye mbana n'umukecuru mama wawe na mushiki wanjye na murumuna wanjye n'undi muto. Muvuka hehe? Tuvuka muri Nyaruguru. Mwaje hano mu buhe buryo se? Twaje ngiye namenye ubwenge sanga ndi kumwe n'umukecuru babaho hirya ariko ntabwo nzi ukuntu baje nyine ngiye nari umwana. Nowe mama wawe ni ufite wenyine? Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 25. Ugize ugira amahirwe kugira mu ishuri se? Mu ishuri narigiye. Rero ino nkunga ku ruhande rwawe yenda umuryango ugiye kwakira bitewe nuko yenda hari ikiganiro kiratwagiranye wayakiriye gute ku ruhande rwawe? Ngiye ndishimye kabisa uwo muntu kuba yagize umutima wo kuba yavuga ati wari abantu reka ndebe uko mbafasha akadufasha. Ngiye ndishimye kabisa ntari.
uyu munsi se harikiri bumare se mu muryango wanyu henda rikiri buze gusananiraho cyangwa yenda mwari musanzwe mufite ubundi buryo bwo kubaho? reka nta kuntu byari ibibazo gusa ibintu byarahindutse nyine nawe urabizi. Nirihe jambo se wagenera uyu muntu wabatekereza muri buno buryo kugira ngo abe yabagenera iri funguro? Icyo navuga cyo ndamushimira kabisa, Imana imumuhe umugisha, nimba ari n'ibyo nawe arimo ikomeze imurinde kabisa, akomeze yibereho, natwe ko idufashe umuntu arebe ko yarenga buno buzima. Rero nagira ngo ubyakire, ndabona nimba uri komeze kugera nabi, gusa mbibutse ko buri muntu arafata litiro 2 z'amavuta, sibyo? Niyo karito yose urahita ubijyana na byose, ubwo iyo ni imari yawe. Ni imari yawe, aya mavuta nayo ubwo muraza kureba ukuntu muyagabana ku ruhande rwanyu. Kabisa. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.